wageze iwanyu inshuro 3 hano hari kamera everywhere, hano hatari kamera ni mu cyumba. Abatipe ndya arabizi. Reba Lorenzo mu kano kanya ngo ngiye ngo naragusabye nta soni ufite wowe. Ninge kukubwira ngo nyorereze video uri gutekinga shower da. And this one's on my finger. Oh my God. I knew. Wow. Thank you, babes. Thank you very much. Yay, Eric Simohongo. We love you. I love you, baby. Oh my God. Beautiful. It's so bright. Oh my God. Okay. So man, take this too, man. So what about me? Ariko umutipe yaje ashaka kunsabya mu bantu kandi yajya nsaba amafoto y'ubwambure bwanjye ndi muri toilette ndi muri douche. Ni ibintu biracyarimo naramuborotse kugira atazabisiba. Lorenzo mu mutinganye nta muntu reba nk'ubu izina goregore ubu riri everywhere nibyo gerekwa mu social media influence. Lorenzo arasabiriza nangari yanjye narabibitse naramuborotse nkuko naborotse Lorenzo kugira nawe atazasiba ibyo twagariye niko naborotse uriya wo Eric shiri wanje bite se uretse reka arangize pasho. Nizere ko weekend iri bukumerere neza ariko nawe ndabizi ntujya wikoraho tubwo weekend wayiteganyirije ibintu byiza na kakawayini ukunda ariko kana kawayini ukunda na kawayini na ka juice ukunda kunywera mu kirahuri mana hari igihe njya mbona live zawe nkabona ufite ikirahuri na kawayini bari wayini ntumbaze wowe umbwire neza ahubwo se ko numva niba uri muri niba uri gutekinga shower niba uri gukaranga bimeze gute naninge kukubwira ngo nyorereze video uri gutekinga shower da ikibazo nuko niyo byaba ari byo buri abantu atinze niwana yinyorereza ubu tayari wana dukomeze na Mr. Gimana yinanga ari pranke Godfather byari Godfather mu ijuru Godfather turakomeza kandi ndabubwiye kugenda komeza nukomeza ni Godfather we mana we Godfather Godfather wacura Godfather nakubwiye ngo gasu uri kuvugiza ubwoba mu nda. Godfather wambeshye ngo nta mwana w'umunyamasisi uraba umutinganye mucoma bimburiye abandi. Barahari benshi. Benshi nawe kicwa n'uburoro. Barahari benshi Godfather cyangwa se twese nawe afite muri Amerika gasukuri. Semuhungu. Semuhungu yutunga urutoka handi rekera. Mucoma n'uwo mu rwerere. Aisa mwibaruka Mucoma niba munabizi neza Mucoma ni murumuna wa Shizo. Mucoma ni murumuna wa Shizo n'umugoyi ntabwo ari uwo mu Munyamasisi. Ariko reka hari ikintu mushaka kumba hari ikintu mushaka mugomba kumenya kuri ku mateka ya Semuhungu. Buri muntu wese uvugana na Semuhungu agumana record agumana proof murabizi ibyo ako kantu. Ndakubaza reka Mucoma sobanura Mucoma no Mucoma Mucoma uri muri shawo ni uri gutekinga shower ni uri gukaranga bimeze gute naga shafi yo gukaranga kugira ngo nyorereze video uri gutekinga shower ikibazo nuko niyo byaba ari byo buri abantu atinze niwana sinana yinyorereza ubu ngubu tayari wanarangije
n'agahinda kenshi. Muco basobanura bino bintu. Shangazi. Shangazi wande se shangazi umuntu shangazi ari umugabo. So shangazi ko tudabwira imyanya ine. Eric fata ijambo mbwira abantu bari hasi mu tapi mukande kuri hatimi, hanyuma noneho dore tugeze twasubiye kuri va 18 twa turi kuri 5 muyikandeho, hanyuma nyuma mbibutse tugende gake, mbibutse ko iyi myanya inira ahangaha ukora hara kuri goro ugahita uzamuka twihuta kubana namwe nuko ntibyoroshye. Komeza Eric. Gorego. Anyway, Benda yavuze byinshi. Oui, uranyumva? Okay, so Benda yavuze byinshi ariko ndashaka gutangirira kuri kino ngo cyo kumusaba. Man, wageje wanyicire 3. Hano hari kamera everywhere, hano atari kamera ni mu cyumba. Twazisubiramo kuvugira next kamera nico wageze hano. Umuntu ugera hano tukaganira tukagira ute ni Caspi. Wabaye welcome diwanjye in my house 3 times kuva twamenya na man. So bitangire kwipasa muremure ngo ngiye ngo naragusabye nta soni ufite wowe. Ufite proof yabyo wowe musaba. Nigeze mutereta n'amagambo y'urukundo nakwandikira mu gikari. Kuri abantu namwe muratangira mu umuntu najya bubaha nimukatagire kwipasa muremure. Nacecetse mutagira ngo nagize ariko nushaka creating a beef hagati yanyu nawe ngiye urabikoze gabanya amagambo. Next ikindi Eric amagambo y'ibishiri by'isoni ntabwo yakora muri Tonde Brian aravuze ngo bihuriye. Brian aravuze ngo namusabye ngo rimwe kabiri gatatu ngo cyangwa incuro enye kandi ntabwo ari byiza kuzamura umuriro tazi na truth behind of the scene. Sibyo wari kugira ngo hashye Benda twagiye gukomeza semuho abagore bari kumva. Benda arabizi abatipe ndya arabizi abatipe ndya arabizi, so nanga ari byo turaza gusubiramo hano kandi arabizi kandi nawe ukora arakuzi. So rero wikwitangira kwikura mu kimwaro utangire ngo uvuge nabi. Ikindi yes arabizi of course, hari cyo namuyica gese hari cyo atazi arabizi man. So ikindi ngo nigize ngo umuyobozi ngo itondese ngo nigize ngo umuyobozi ngo wa traffic ngo nigize iki nangi kambisubire mahari twakure mu tubari tugeze muri 12 hano mu gihe wa Kigali. Navuga kabarege akatinga deal nimwe akazana kuri table tukayakira. Navuga kabari na kamwe mu tubari 12 yagiye akadiringa deal utubari most of them hafi ya twose ninjye watudirinze utundi most of them hafi ya twose nyine mu Kinyarwanda ninjye watudirinze ninjye wagiye gasinya contract ninjye wagiye ukagira uti. Navuga kabarege akadiringa akazana hano please aho kuvanga muri Derash hari muri Nyakatsi se n'utubare ubu Bria ukoze mu mujyi wa Kigali utubare twinshi. Derash wageranya na The Bironge, Derash wageranya na People, Derash wageranya na Ntono Bria hari utubare ureba ukavuga you know wende ko yahamuzamuye kandi nabwo nabikire mu mucyo kari DJ Caspi hamujyanye wowe nukuvuga ngo twaje ngo tubamusanga wenda ngo wasanga ari wadeshakaza yabivuze kari Caspi wabyumvishe. Okay thank you. So niba nari mu bweti akabari kamwe kashara kutwicira ahantu hose baba ngo turi gucika amazi arabyibuka neza twicaye muri lounge hanze bavuze ngo nango club ikora ngo kwera ama expenses yense ngo baspending hari nkarwana cyangwa ujya twave twishyuwe nkamwe ati mwana wa mama baba nacyo tuzi ntuzasubira hano hano akabyemera yajya iryo umugore akamushyira mu mutima mubi none ngo ariko mwagiye muvugisha ukuri. What the fuck man. Nimuni ni byinshi yavuga man, ni byinshi yavuga ngo ndengo ndiryarye ngo narariraga ndahabo ngende umugabo kwijambo rye narakubwiye none nabigusubiramo kwa gatanu turi people igihe Caspi sana ngo turi kurira twafatanye turi kurira turi goberana kubera emotion. Naramubwiye ati mwana wa mama ndagukunda nawe ndagukunda kubera ko sinifuza ko twakurekura mwana mbabarira kuwa mbere ntuzasubira arantu kwa twicira izina niba atari byo namubwiye niki namwe ati nusubirayo nzakwirukana ni nako byagenze. Thank you. Ndababa ariko sinibagirwa uyu muntu agusure nawe n'umusuri agira ngo nawe sunutse sibyo n'abandi bose bajya bagendaho babimenye ko kungendaho ukangendaho nka kwihorera cyangwa ukansibye nka kwihorera nango babirangiriye aho je niko nkora ndakureka abantu bankubitse nyine. Reba Lorenzo mu kano kanya tugarugiye kuri Lorenzo. Reba nuza ukuntu yaratanye kuncanaho fine ubwo ndageza akansaba imbabazi uriya nuza
noza mucoma ane leta y'u Rwanda saba ubwambure bwanjye nibereye muri tora ugeretse ko we nango nigeze nanamuvugaho ko nyene nanamubabari wigeze umva ngaruka ngamuvugeho nyuma yuko banamufatana nubwo nahise ko njye yafunzwe ariko uwo mutipe yaje ashaka kunsebya mu bantu kandi yajya nsaba amafoto y'ubwambure bwanjye ndi muri douche ni ibintu biracyarimo naramuborotse kugira atazabisiba